muhaye ikaze kandi nizera ko umeze neza aho waba uherereye hose wowe dukurikira buri munsi. Ni inkuru itari nziza ku bakunzi bamenya series. Umwe mu bakinnyi bayikinyemo akaba yitabye Imana. Ni umusaza wagaragaye muri ino filime muri episode nkeya, nyuma yaho aza kubura cyane. Ariko mu ma episode yose ntihaburamo izina rye, n'uwo bita Muzehe Thomas, akaba ari papa wa Prince na Peter muri ino filime. Akaba nanone ari umugabo wa Tam, umwana wa Tukote. Akaba ari umusaza wakinnyemo, ari nyir'uruganda muwa mwumva rutunzwe na Prince ndetse na mukuru we n'aba manager bose. Ni ukuvuga abo bose bashingiye kuri uyu Muzehe Thomas. Akaba rero yitabye Imana. Ibi bikaba byapostinzwe n'uwitwa Innocente, akaba nawe akina muri ino filime yitwa Pamela. Akaba yabitangaje mu ijoro ryakeye ko uyu musaza yitabye Imana. Yesu, tukiyanganishije umuryango we, tukiyanganishije bamenya series family muri rusange, ndetse n'abakunzi b'uyu musaza n'abiyi filime muri rusange. Ni igihombo gikomeye kubura umukinnyi, ndetse ni n'igihombo gikomeye kuri famiye ye. Tubashije kubihanganisha rero, niko bimera kuri ino si. Ntabwo abantu babaho nk'imisozi, igihe kiragera bagatambuka. Kora subscribe rero kugira ngo ujye ubana nanjye umunsi ku munsi.